Reka mbasuhuze mbifuriza kugubwa neza mwese mudukurikiye aho muherereye hose mu mpande enye z'igihugu, uri mu majyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba n'uburengerazuba ndetse n'aherereye mu mujyi wa Kigali. Komeza ugubwe neza. Iyi ni Mura TV rero wagezeho kugira ngo wumve amakuru n'ibiganiro biba abigezweho muri aka kanya. Igicumbi rero umugabo yihebeye ubworozi bw'amasazi. Ni inkuru itangaje, ndabizi nuyumva uratangara, ariko rwose uyu mugabo yihangiye imirimo, atekereza umushinga, akora agashya mu bworozi bwe. Reka nkurekeye kubana natwe rero, kanda subscribe niba utarayikora kugira ngo ibiganiro byacu byose bijye bihora bigushyikaho. Rero umva iyi nkuru yose kurinda isoje, biraza kurangira usobanukiwe akantu ku kandi. Uzaba ukiriho Alphonse wo mu karere ka Gicumbi wiyeguriye ubworozi bw'amasazi y'umukara, afite inzozi rero zo kwagura ibikorwa bye akabigeza ku rwego rwo kubaka uruganda rukora ibiryo by'amatungo. Uyu mugabo rero atuye mu mudugudu wa Kagarama mu kagari ka Nyarutarama, aha ni mu murenge wa Byumba. Akaba avuga ko igitekerezo cyo korora amasazi cyaturutse ku mushinga Prisimu wamuhaye ingurube ebyiri mu rwego rwo kumufasha kwiteza imbere. Icyo gihe rero banamuhaye ibiryo byo kugaburira ayo matungo, biza kumushirana bituma atangira kwibaza uko ingurube ze zizabaho. Yagize ati nuko natekereje kuzana ubu bworozi bw'amasazi kugira ngo bufashe mu kugaburira neza ingurube zanjye, kandi nanisagurire n'aborora ingurube n'inkoko muri aka gace. Ese isazi zihuriye he n'ubworozi bw'ingurube? Aborora amatungo arimo inkoko, ingurube n'andi bavumbuye ko ibanga rya poroteyine ituruka mu masazi y'umukara ishobora rero kwifashishwa mu kongera umusaruro w'amatungo, kuko ikungahaye cyane kurusha iya soya isanzwe yifashishwa. Nibura mu biryo by'amatungo byose bicuruzwa, ahenshi usanga harimo poroteyine ingana na 20% cyangwa 30% ifasha ayo matungo. Kugira ngo rero isazi itangire gutanga umusaruro, itera amagi, igi rikituraga rikavamo ikintu kimeze nk'urunyo. Nyuma rero y'iminsi 14 zirakusanywa, bakazikaranga, bakazisya, zikavamo ifu ivangwa n'ibiribwa bigaburirwa ingurube. Uzaba akiriho rero avuga ko kugeza ubu abona ibiro 20 buri munsi biva kuri aya masazi yorora. Ingurube nkuru igikiro kimwe kibikomoka ku masazi mu biro 10 by'ibindi biribwa, mu gihe rero kubibwana ari ibiro 2 mu biro 10. Yakomeje agira ati ikindi ubu ngubu usigaye nkuramo n'amavuta yakomeje avuga ati ubu ngubu usigaye nkuramo n'amavuta narayakamuye ku buryo avamo n'isabune. Uzaba akiriho rero avuga ko inyungu abona ari ifumbire nziza iri ku rwego rw'imvaruganda. Ahagira ati ikindi iyo nkoze imvange y'ibiryo by'amatungo, mu gihe ikiro kiba kigura amafaranga 400, ngewe nkabyikorera bimagarira amafaranga 200 gusa. Ubu 1/2 cy'ibyo nagombaga gushora ngura ibyo kurya by'amatungo ndakizigama, kandi amatungo yanjye akura vuba kuko aba rero yabonye poroteyine y'umwimerere itavangiye n'ibinyabutabire. Uzaba akiriho rero avuga ko kuri ubu yatangiye guha abandi baturage ibiryo by'amatungo bikomoka ku masazi kugira ngo rero babyibushye ingurube zabo. Mu mbogamizi afite harimo kuba akorera ahantu hatisanzuye, agasaba ubuyobozi kumufasha kubona greenhouse yamufasha rero kwagura uyu mushinga we. Nubwo afite rero izo mbogamizi, ariko avuga ko azakora iyo bwabaga umushinga we akawubyaza uruganda rukora ibiryo by'amatungo. Ati nimbona ubushobozi nzagura ku buryo nubaka uruganda rw'amatungo rukora ibyo kurya by'amatungo. Kugeza ubu avuga ko umushinga we amaze kuwushoramo 600,000 mu gihe ingurube afite kuri ubu
zigeze kuri 15. Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi rero rwose nk'umuyobozi Nzabonimpa Emmanuel yishimiye ibikorwa by'umushinga Prisium, avuga ko rero byagize uruhare mu kuzamura ubworozi bw'amatungo magufi kandi ko bwatangiye guhindura ubuzima bw'abaturage. Agaruka rero kuri ubu bworozi bw'amasazi, yavuze ko ari agashya kahanzwe kandi ku buyobozi bufite umukoro wo gushyigikira uyu mworozi ndetse no kumufasha kwagura umushinga we ukagera kure. Uzabakiriho rero avuga ko afite intego zo gushinga uruganda. Ngayo nguko rero, ngira ngo wabanye natwe ubashije kuba basobanukirwa n'uyu mushinga we. Nanjye natunguwe, natangaye, byanangaje akumva ukuntu afata amasazi, ariko buriya ngo kugira ngo ayabone Uzabakiriho akoresha isabune ayikoze mu mavuta akura mu masazi. Iyo sabune rero akaba ariyo imufasha kuba yakurura ayo masazi akaza akabasha kuba yorora. Ngayo nguko rero nshuti bakunzi bacu, turabakunda cyane. Amakuru yacu, ibiganiro bibara akagaruka, reka dore mu biganiro byacu by'ubutaha. Ndabakunda cyane, mugira amahoro y'Imana. Ciao ciao.